wivuga ngo nzayitera ejo mu gitondo oya kaba gatambwe gato kangana n'ubushobozi ufite yego kararuta kangana no kubasha ariko ntibuzire ntayo teye ntibuzire byateye intambwe ku buzima ku mibereho ku cyerekezo kirazira kikaziririzwa ya gusuka amacapati sinateka isambusa abambonye se babakobwa se babagoresha kanaka se nitwiyanye agenda no modoka n'umugabo nyine niye si yawe ariko nawavuka ntayo yarapfumbase yego tera intambwe witinya ngo barakubona gute kuba zakubona se nabi ntukiyimukwe imahari mubwira bikwime cyangwa bikwe komanga bakingure cyangwa barorere icyo nicyo ariko utera iki intambwe ukanura ko umwambara ibikomere mfite ufite bafite dufite nabo twabiteje bose byakomotse ko ndabyemera hari umuntu unanirwa pe ariko niyananiwe arakwiye excuse avuga ati byananiye cyangwa nuko imbaraga zanjye zanganaga anakuteguza mbere turazi nibindi ati ndabona ubutaha bitazashoboka reka mbe nkoze ibingibi arisigaye wirwariza ariko undi we yarazi neza ko muri we ko bitazashoboka nta kuramba gije gukunza akeneye kuzaryamana nawe yamara kugira kucyo ashaka yagutenda atagutenda nta kintu mubwiye uti ntwizatse utera ndagenyine abantu barabyumva neza cyane ati nabandi barakonane sije wagushobora namenya makuru yawe ariko yarazi ko bidahari ubona Imana imuturinde icya gatatu kizatuma ubura umuntu umva wicaye jya ukora ku giti cyawe ku nyungu zawe kandi ku bwawe ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero n'umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yarafite ideni bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta aramubwira ngo nothing I have nothing in my house unless the jug of oil aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza icyo ufite icyo ushoboye icyo ubasha gukora bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka naho rero hafi ubusobanuro amavuta akandagira amateka ubwiza bwawe ukusa ukureshya icyo ushoboye icyo ukora uko ubigenza aho uvuka aho ukomoka ibyo wita ibisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe amen. Hayi ikaze ku bumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka twishimiye kuba tugarutse kandi namwe mwarakoze kuduhitamo mukunda ibiganiro byacu we wakoze subscribe wakogize uruhare runini rwo kwagura ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwarakoze cyane tugeze ku bantu benshi bihumbi 31 birengaho na amashimwe akomeye amazina yanjye ni Jerry nkuko bisanzwe turagarutse n'ubundi nakwibutsa ko wifuza gusengana na pasiteri gahunda ni kuwa kabiri mu masaha ya mu gitondo ndetse no kuwa kane umunsi wose ariko ukabanza gufata randevu kuwa mbere kugira ngo ibintu bigende neza muhana umwanya ntihagire ufatiraho ngo nuko babivuze ngo kwa kane hamagarwe
ahamagare kandi atasabye appointment. Turabibutsa ko ni kuri telefone bikorerwa nta handi. Uyu munsi rero turagarutse n'ubundi mu biganiro byacu bisanzwe, tumaze iminsi turi mu nzozi, ariko uyu munsi ndagira ngo nakire umushumba tubwire icyo adufitiye kuri uyu munsi. Karibu umushumba, ngo ikaze. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha Jerry. Kuri uyu munsi ngira ngo ni umunsi wa gatandatu. Yego. Ejo twifurije isabato nziza ku bayijyamo, ikiruhuko cyiza. Isabato nziza ukuntu basubiza ari ku munsi w'umunezero. Umunsi w'umunezero ni byiza cyane cyamara natara byo gusobanura. Twifurije umugisha abantu bose bafite ubukwe, abafite gahunda, abatengushywe n'abantu, bagoye n'abantu, babireke bose mu bantu bari hangane. Wari ufite rendezvous y'ahantu baguhinduriye, wari ufite n'ibyabi wagutereranye, hari wabwiye ko azagufasha gukemura ikibazo weekend irangiye idakemutse, urumva bigoye, ariko komera. Rero uyu munsi wa none tuva kuwa kabiri turi mu nzozi, ariko ndashaka kuvuga ikindi kintu gikomeye. Yego. Tugeze gusobanura intambwe zihindura ubuzima. Yego. Ariko aha tugiye kuvuga ni intambwe zikurinda kugwa mu mutego uwo ari wo wose. N'uw'abantu se? Nibo mvugaho. Kandi abantu wiheraho. Wiheraho kuko nawe uri umuntu. Nanjye reka nihereho. By'ukuri ikibazo ku isi ni umuntu. Igisubizo ku isi ni umuntu. Kandi ikibazo gihera ku muntu. Buriya turwana intambara, ngira ngo bitegure ku wa mbere tuzabaganiriza igituma ushobora kugumana n'Imana kandi mu buryo bukomeye. Tubone kwinjira mu zindi nzo ziri mu rwego rwo hejuru nanone. Yego. Ariko ngo ndashaka ni intambwe, ni ibintu, ni amahame uhagararamo. Yego. Agatuma ubaho uticuza kandi ntiwinjize mu makosa menshi cyane. Ijambo rya mbere, intambwe imwe nto iruta kuba nta ntambwe wateye. Intambwe imwe nto iruta kuba nta ntambwe wateye. Yego. Buriya mu Cyongereza cyumvikana navuga ngo small steps are better than no steps. Kuvuga ngo nyine gutera agatambwe gato biraruta gato, ariko uruta wa wundi utagize iyo atera. Urakabya. Ibi biri mu bintu bituma ushobora kubaho nta muntu ufata ijambo yiboneye. Yego. Wivuga ngo nzayitera ejo mu gitondo, kaba gatambwe gato kangana n'ubushobozi ufite. Yego, kararuta. Kangana no kubasha, ariko ntibuzire ntayo uteye. Ntibuzire ateye intambwe ku buzima, ku mibereho, ku cyerekezo, kirazira kikaziririzwa. Agatambwe gato. Yego. Karuta ko nta ntambwe bateye. Yo ni inama. Cyenda gira ngo nkosora imyumvire atagira abandi nabi. Aho kumwebwe bera hano banabikora, ahubwo twaganira. Ariko ninde wibwira ko bazaguterura aho uri bakujyana ibyo ukeneye kubireba? Ninde se uzaguterura? Ninde ugufitiye izo mpuwe? Ninde uzi ibyo urwana nabyo? Ninde uzi ahubwo ninde yabaje ahubwo? Buri wese arangajwe n'iki. Uzigira ngo murabajwe n'ibyawe? Oya. Awa mwanya use ntaburara abandi babimena. Nta gushinzwe. So nukuvuga ngo reka turebe. N'Imana yarabivuze ngo tera intambwe imwe iratera 99 igusanga kamwe gusa. Burya n'ibintu niko bimera. We tera intambwe imwe, vaho waruru utera intambwe. Wibuke ndashaka kuganira tuye ku ijambo ry'Imana. Burya kiriya gihuru cyo mu Kuva, yego, cyahiye. Burya ntago cyahiye umunsi umwe. Abahanga basona ko cyamaze igihe. Mose ati igihe runaka. Mose atari ku bundi se hari igihe ibihuru bidashya akabisuzugura. Ariko abanyagishyangwa ariko ngo ntigikongoke, ngo atera intambwe acyegereye. Imana iti hagararaho inkweto, aha hantu nahera. Ariko ataratera intambwe se ntacyo yarazi, nta makuru yari afite. Umugore wari urwaye kuva umugongo, abaganga baramubabaje, yararushye, ntabwo yavuriwe mu rugo. Yateye intambwe asanga Yesu, ayitera azi ko kizira ko nta mwisirayeli uri mu muhango ujya mu bagabo. We yaragiye ko yazi ikibazo afite. Abacamo uwitwa Barutelimayo
bisobanura umwana w'icyubahiro. Vuga kuri Batimayo umugabo w'icyubahiro ko yari impumyi. Yesu amuhamasa ati Yesu ntabara ati ceceka ariko tuza gumenye cyo twaguhaye. Amubwira ati ngwino atera intambwe. Aramusanga arahumuka. Kuki wumva ibintu bizakwiza? Tera intambwe. Saba bakwime. Ariko wateye. Depoza bakwangire. Wabikoze. Tera ibishyimbo imvura ntigwe. Ariko wagize icyo ukora. Ntukiyima bakwima bahari. Umugani urabuze. Ntukiyime bakwima bahari. Uvuga ngo ntukavuge ngo ntibishoboka. Bikore baguhakanire. Mubwira kwangire nyine. Ariko wavuze. Bisobanura ngo ntukiyime bakwima bagize gute. Bahari. Ntabwo uzi ko ari bukwime. Yego. Wowe uramubwira. Tera intambwe. Kaba gatambwe gato. Ariko gatere. Nangiye kugusobanukirwa noneho hano hantu. Aha hantu. Atari ko no muntu. Nk'uko ijambo Yesu yavuze. Ngo hariho umugabo w'umupagano tubaha Imana n'abantu. Yego. Ngariko ngo umukecuru ngo kajya mutitiriza ku manywa na nijoro byose aramutitiriza. Ngo mucamaza aravuga ngo ariko ntubaha Imana n'abantu. Reka numvire no muntu. Kanumvire kuko yamutitirije. Ucogora tera gatambwe. Buri munsi ugatera. Tira intambwe. Ugatera n'ubwo ugatera. Ntukatinye ko bagukingurira komanga babyanga cyangwa babikora. Yego. Ariko wagize gute? Wakomanze. Ngango agiye ngo baransoza ngo simba shaka abantu bandeye imboga mu menyo. Usibye n'imboga mu kanwa bazana no mara yawe. Ko situation irimo azakurunguruka hose. Cyane. Ko agiye ngo nango umuntu soza kurango ngaho kubimbwa nabimva. Abantu bagira ubukondisiyo bw'uburofa. Yego. Gose kanaka mbonye ndi umuyede yavuga iki? Abonye ndi umufundi. Wibaza ko wagusanga uwaguseka ninjije iri inyuma yawe. Abatari ko byumvikana. Uno muhungu uri umuyede ndamuzi twigana azi gukora imibare muri kaminuza. Uwamuha stock yanjye ntiyayishobora. Ntiyabibasha. Ugahita uzamukana ubunyangamugayo. Stock ikabyara indi. Ubuzima bukabyara ubundi. Ariko wateye iki? Wateye intambwe ugira icyo ukora. Small steps are better than no step. Intambwe ntoya iruta kutagira iyo utera. Iryo hamwe ryumvise. Naryumvise cyane. Izo zanzu twasobanuye guhera kuwa kabiri zose. Igihe cyose utazatera intambwe ntazo uzigera ubona. Ko nta kintu Imana izahubura mu kirenge kijugunye mu ntoki. None nzakiguha duhuriye. Uzategereza amano hano urango ngo twari dupfuye Imana ikoze bitanga. Ibyo bitangaza bize ugiye gupfa byaje utarapfa. Erega ibitangaza bije ugiye gupfa. Ugiye kwicwa n'inzara. Nuko nta ntambwe wateye. Ngiyo ikintu kitwica unyumve dutinya amaso tureba dutera ya ntambwe. Yego avuga se kagatambwe bari bonseke ko ari gatoye. Barambona gute bigenda gute ibintu ntago ari byo sinajya gusukuma capati ari nabwo buzima benshi bibereyemo cyane sinajya gusukuma capati sinateka isambusa abambonye se babakobwa se abagoresha kanaka se twiyanye agenda n'imodoka n'umugabo nyine niye si yawe ariko nawe avuka ntayo yarapfumbase. Yego. Tera intambwe witinya ngo barakubona gute kuba zakubona se nabi. Ntukiyimo kwimahari. Mubwira bikwime cyangwa bikwe. Komanga bakingure cyangwa barorere. Icyo nicyo. Ariko utera iki? Intambwe. Ukanura kumvise. Nakumvise cyane. Haleluya. Akano bakamenya. Ikindi cya kabiri cyo kwitondera mu buzima kugira ngo utagirana intambara gusa ya makosa twayaguyemo pe. Yego. Ntuzigere ugirana n'umuntu isezerano uzi neza kutazarisohoza. Uzigera ugirana n'umuntu n'isezerano uzi neza ko utazarisohoza. Uzemerera umuntu icyo mvuga hanga. Wowe mu mutima wawe uzi ko ntabyo uzagira gute uzakora. Hako utari mu nyuma. Ndi kukumva. Urabizi neza ko utazarisohoza. Wowe uzi neza kubeshya. Warangiza ukamugirana ise ukamusezeranya utazamukorera. Kandi suko bikunaniye. Ahubwo muri kamere yawe nta birimo. Namubeshyaga. Imitego iri hano. Kuvango sinzi akano kwitega. Wowe ubwawe ni wowe uzi neza ko ibyo ubwiye umuntu utazabikora nta bikurimo. Tanamukunda. Utazagira gute ukamusezeranya urukundo kumba ukeneye kugira ibyo umukuraho ariko muri wowe ntabyo.
niba rero ushaka kubaho mu buzima bukomeye please don't make promise you don't know, you don't intend, udashobora kuzagumana. Kandi barahari ibi mvuga barimo baranyumva. Ohereza umwana ku ishuri nzamwishyurira, yagera ati byaranira irwariza, tinari nshoboye y'igihembwe kimwe, ariko harunanirwa uwo twamwumvise, ariko hari n'ugushora aho hantu. Gira vuba ukora uko tukuri inyuma. Yewe inkweto nizanjye ukavuga uti mwajya mu nama inkweto vi, inkwano vi, fanta vi, kumbura vivura bidahari. Bo bazi neza ko bagushoye mu kibuga. Bati bundi se bagira ngo urongore wirwarize ubu umugabo. Iga genda wige ukora uko ushoboye, ushyireho cano nzaguha kamera. Habe mutabyumva ariko ndi kubyumva, umuntu aragushora mu gihe cyose uzi neza ko muri akorumva. Kandi hari abantu bakora iki kintu mu mutima wazi ngo nzamuhemukira, ari cyagamije nzamutira ikintu nyangize kitazongera kumugirira akamaro, nzamukuraho mwenda nkuhindure, kitazongera kuberwa awambaye. Kandi nzavuga yuko bundi ryo wari wamutije. Si nk'ibyo byose se we akwemereye ibintu ndimo mvuga. Abantu bo namaze kuba deprime benshi, bamaze no kurwara umutima, nuko hari ibyo bijejwe n'abantu, ariko banyiri uko bizeza nta kuri ku mutima wo kuzabikora. Barabizereyemo, babizerera muri bya bindi arigira nkaza bigukorera, ariko muri w'imbere arabizi ko atazabikora, nta birimo. Ibyo bizagufasha. Yewega aya magambo arakomeye. Ibikomere mfite, ufite, bafite, dufite, nabo twabiteje bose byakomotse ko ndabyemera. Hari umuntu unanirwa pe, ariko niyananiwe arakwiye excuse, avuga ati byananiye, cyangwa nuko imbaraga zanjye zanganaga, anakuteguza mbere turazi n'ibindi. Ati ndabona ubutaha bitazashoboka, reka mbe nkoze ibi ngibi arisigaye wirwariza. Ariko undi we yarazi neza ko muri we ko bitazashoboka, nta kuramba gije gukunza, akeneye kuzaryamana nawe. Yamara kugira kucyo ashaka, yagutenda atagutenda nta kintu mubwiye, uti ntwizatse utenda ndagenyine. Abantu barabyumva neza cyane. Ati n'abandi barakunane sije wagushobora namenya amakuru yawe, ariko yarazi ko bidahari. Ubona Imana imuturinde. Icya gatatu kizatuma ubura umuntu umva wicaye, jya ukora ku giti cyawe, ku nyungu zawe, kandi ku bwawe. Jya ukora ku giti cyawe, ku bwawe no ku nyungu zawe. Aho uzabe gukorera, bikore ku giti cyawe, ku bwawe no ku nyungu zawe. Ntawe uzakorera mu nyungu zawe, uje kukungukamo nuko abaje kuguhombyamo. Uzare nk'umukozi, nk'urugero nuko rero dukorana mu bushuti yera tugakora akazi, ntabwo wareba ko nta nahembwe. Ati wegeme ibyanyu byo guhomba n'ibirimo twasinye ugomba kumpemba. Yego, kandi nako bimera. Sara umuntu umva atinya, no bikore. Kubikorere kore ku giti cyawe, ku nyungu zawe, kuri wowe ubwawe no ku nyungu zawe. Iyo nayo izakurinda no kujagara. Turi mu nama zubaka ubuzima, kugira ngo wirinde kugwa mu mitego n'imyobo n'akavuyo, no kudahora wisobanura mu buzima bwawe. Gushyiraho ingamba, izi steps. Kandi umuntu akaba ari umugabo uhamye. Sinzi muri eshatu mvuze ko ariyo kunenga ukuyemo. Zose ni iz'ingenzi. Nta wundi urimo ukorerana. Nijye nikirizwa, nijye mu nyungu zanjye, ndimo ndakora ku giti cyanjye kubera njye no ku nyungu zanjye. Yego,
kandi wibuka ijambo nakubwiye ngo ukavuga mbere nako nzakavugaho cyane karavuga ngo always fill your own cups first. Bwa mbere na mbere uzabanze wuzuza igikombe cyawe nyine gihe niba mbyikorera uzabona inyungu ivuye kuri jewe. Ndabanza guhangana no kuzuza ibyanjye nindangiza nawe nyine ngusukireho. Niba mutagomba rero bivuze iki? Nta gucogora, nta gucika intege, kuzi ko ariko uri kubyikorera, urimo urabikora ubyikorera ku giti cyawe kandi inyungu zawe. Urumva nyine ntawe musigana, ariko abantu basiga hari igihe Jerry imbere asigana na Jerry w'inyuma tayari aho watakaye. So ikindi ugomba kumenya witonze ngeze ku anavuga ku muntu ku giti cye ahangiye vuga ku bandi bantu. Yego, uzitondere kandi wirinde umuntu wese ukubabaza wamubaza impamvu abikoze kugira ngo isi nuko imeze. nuko nguko ntabwo uri kubyumva, akakubabaza akakubwira ngo akubabaza cyangwa asubiremo. Yego, uzitondere kandi wirinde umuntu ukubabaza akagutesha umutwe yarangiza akakubwira ati niko ku isi bigenda mwana, ihangane. ntibabaho aho yababaho nibo dufite ngo niko duniya yubatse. nanjye sinjye yewe siko bitumye numva amarira agiye kuba. ihangane, koraho kamera batari amarira y'umusaza. Ndimo nkubwira rero ku bintu bya ku ijambo rya kane cyangwa ingingo ya kane ituma ugomba kumenya. Uzirinde kandi witondere umuntu wese ukubabaza bishaka akagutesha umutwe yarangiza ati niko ku isi bigomba kumera, akakwihorera. urumva nari kubona akazi gute ntabanje kugusenya? Iyo ntagushyira imbere byari kugenda bite? Kuki wabikoreye iki ngo nuko zuba ngo nuko bimera ariko nuko bimeze ngo hari gishya se be ukabona ari mu nyungu ze fast. Umubare waguteje we ntafite kwicuza. Oya, wagira ngo mbigenze gute? kamutiza igikoresho we wajya kugikenera agakoraho telefone. Mbere garange nari nkeneye akazi iyo ntagukura hose byari kugenda byari kugenza bite? Ngarega madango wihangane ngo nse wari nta mugabo mfite kandi umufite. Naramugutwaye nyine. Nshatse umusanya cyangwa urorere ubundi uravuga iki se? Kandi yaje inshuti yawe we. Umwana babita ngo impyisi kurira umwana ikakurusha iki? Uburakari. Abantu urabumva ariko abo ni babi cyane. Babi. Kuki wamvuze nagomba kugira kucyo nshaka nkuririyeho nakuvuga. Rero ugomba kumwitondera kagira ubwenge. Wahura ntabwo uyu muntu ari umwe, ni benshi. Rero uwo wahuye nawe azakubera isomo ry'abandi bose muzahura. Icyo nzi cyo muri aba bantu bose badukurikiye natwe twicaye aha hari aho yahuriranye n'umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi neza ukabona ibyo agukoreye ntabibona nk'ubuhemu. Oya, nta no kwicuza afite, nta nagahiye, nta n'ikintu ahubwo aracyakomeje. Arakubwira atari kuzagira mbigenze gute ko bimeze cyangwa mushumba noneho yamara kubikora agahita akubwira ngo ariko ntugakomeze ibintu nawe. Ukomeze ibintu ngo ngo nawe ntukarakazwe n'ubusa. N'ubusa kandi ushenye. Ngo nawe uba wabikomeje ugakabya ariko oroha. Yego barahari. No muntu ni muzima. Urumva ariko yagukoreye ikintu nuvuga ngo we ararangije aragwemukira kwasa ngo ubwo se ngo ubwo wababaye. Umva ari ibintu birebire bikaze. Wababaye uzi kurakazwa n'ubusa kandi yabikoze. ukabona nta kintu mbwiye ahubwo buri gihe akaba gucunga ategereje ngo arebe agakosa gato kandi ube no muntu niyo wakandagira ku kantu gato arakugurukana cyane ntago wamukira. Rero ugomba kubitondera cyo inama nzatukugira wahuye nawe akubera isomo. Niba rero urahuye nawe menya ko nabari kwisi bamera nkawe witonde biguhe kugendamo. Kabiri muhamahirwe icyo yakoze cyo gihe cyarabaye ariko kabiri muhamahirwe kongera kugikora.
mubabarire ariko nyine ugera ahantu mu karasi ntabwo wongera gukora ikintu akanongera ngo urakumvise neza nakumvise njyewe cyane pe wakumvise kandi barahari pe cyo bita ngo ikurisha ingwe ikurira umwana ikakurusha kurakara hano kana kantu gato we ngo murakabya ariko ngo ibintu nabikuririza ngo urakuririza gute ndagira ngo nibwira ngo mwamwe ndondogora kuri channel yanjye bazarondogorere ku yabo cyo shaka no ko abantu bamenye ukuri message nabo ibagereho kinacyo bimbwiye cyewe ndazi neza ko hari abantu bakubabaza barangiza foto boronkaho ntacyo bakoze bakabyoroshya no gusanga bayivombuye ngo se ikiremere uranyiciye isura unyiciye ubuzima uramemukiye ntashaka ngo cyo byoroshya nawe umva ngo umuntu kubabaza agutesha umutwe yarangiza ati nta cyabaye ariko cyabaye sibyo ni ibintu ariko akantu gato gatuma icya gatanu 5 kora bucece intsinzi yawe n'ibikorwa byayo intsinzi yawe n'ibikorwa by'intsinzi yawe bizaba umunara ufite urusaku rwinshi kora witurije ibikorwa bari byo bigaragara cyane ni umunara wo utari wo usakuza utavuze kora babona ibiganiro bya bitumbagira kora babona inzu zamutse kora babona amafoto yawe trendinga ninda yafotoye ni kwande iriya nzu ni yande ni yakana mvuga ngo ibikorwa ni umunara usakuza ntaho parirere kabisa yego kora wowe kora senga kora haranira gukora gira gucyo wifuza ibikorwa byawe bizaba umunara muremure uvuga cyane nk'urugero nk'uvuze ngo duhagarare kwa mushimiye ninde uzimushimiye ninde sumo ariko hari arete abamuzi ni benshi zo ntabwo ni baki usange kwa mushimiye numva we yarakoze izina tu kandi ni rirerire kurusha abantu bamuzi ni Nyanza arakitwa kwa Haji nta nubwo byasibamo kandi ari igitaramo nubwo bimeze uko bimeze yego kora bazahakana uriyo ntibazahakana inzu wubatse mbebaho se bazahakana ntibazahakana ifoto wakoze bazahakana ibyo ko ibikorwa byo ni umunara muremure ufite urusaku ruri hejuru kandi itavuze takoze amakosa ibyo bigomba gukorwa kandi umuntu w'Imana akabyemera cyane kandi ukabigeraho ndumva niba unyemereye cyangwa niba twakomeza iyi nama ikikora bagira ngo mvuge ikintu cya nyuma ngeramo kandi ndumva naryohewe akantu se ngeraho indi step wari uzi ko inshuti yawe ya fake inshuti yawe mbi fake friends frenemy fake ishobora kukwangiza kuruta abanzi batanu cyane sako washakaga nako ngako mu kiganiro cy'ejo nzakagarukamo aho ngaho iyo hageze mpita numva kuko umuntu aba afite ibihamya by'ibyo yabayemo buriya nicyo bajya bavuga ngo experience nyine ku muntu experience mu nshuti experience mu buzima unyuramo ibi ngibi turi kuvuga nyine menya neza ko inshuti yawe y'ikinyoma ishobora kukwangiza mu buryo bukomeye kuruta abanzi batanuzi yego kubera ko arihishe yambaye umwenda w'inshuti azi n'amabanga yawe no mu bukeka ugomba kwirinda ntarimo warashobora kwangiza inkubwe 5 kukwangiza bikomeye kuruta abaduyi batanu uko aduyi wese uzamwerekezaho intwari ihwanye n'imbaraga akoresha umwirinda nta makuru ufite utuntu tw'ubwenge ushaka cyane
nkubwiye amabanga, nkubwiye proje zanjye, nkubwiye one fake friend inshuti imwe y'ikinyoma can do, urumva, more yakora ibirenze damage yagukomeretsa cyane cyangwa than ikakwangiza 5 enemies. birengeje inshuti, birengeje abanzi batanu uzi. Urakoze cyane. ngaye ngo abagushyize hanze ni abakina inshuti, abakurwanije ni abakina inshuti. Rega umwanzi we nta mikino agira. Yego. Arabwira tuzaca mu kabande nce ku musozi. ubu muzi Uzahinga ubunyobwa norora ibikona byo kugira zorora inkoko norora agacage nta mpamvu y'inkoko nzorora. mubwizanye ukuri Uzabyarage mbyara umuruzi nta bintu akinamo. Kavuga utereka nce hano. Ariko one fake friend can do more damage you than 5 enemies of 10. inshuti Mbi tazi kwihishamo yakwangiza birenze ubwikube kenshi bw'abanzi batanu uzi. Niyo mpamvu twahisemo ngo love all, bakunde bose ariko ntugire uwo wizera. muri ino minsi turabibonye urabyumva bino bintu. Yego, ndagusaba ko mu kiganiro cy'ubutaha tuzaka cyo ku cyumweru ko nzabigarukaho. Yego. Ndumva ariko nzakazana nyuma twone tukavugeho, ariko tukadebate bakumva. Yego. Ninde wagambaniye undi nuzi gahunda zawe. Yego. Umwanzi yazimenya atese. None se umwanzi amenya gute amakuru yawe? Ntago bibaho. Ayahabwa n'inshuti iyazi kuko ifite aho iyakura kandi yizewe. Washobora kuzana n'amakuru avuye ku wundi muntu kugira ngo atware ibingana ibyo cyane. Abantu bagushwa mu bandi mu mutego ni bande? Inshuti mbi. Ducaha tugire none se mubaza akabazo gato. Yego. Ninde wamenya ko ugiye kugira uko wigenza muri shambure ukurikize kamera n'amatelefone atafite iyo gahunda? Ni inshuti yawe. Hari n'umukobwa wavuga ati ariko rero umuntu yaratunaniye kana kaje kundeba. Rega hari umuntu atinya kujya ugasoza. Akumva nyine yarabyakiriye. Hari umuntu ushobora kubika umuneke umwe hejuru n'amatasi y'ibirahuri n'imadongo kubera ubugome uwo muntu afite, akamena amatasi yose n'amadongo ashaka wa muneke. Hari umuntu uhitamo ko akwangiza we kuko afite uko aza gusohoka mu kintu. Yego. Avuga ati iko biri kose. Oya, ninde wamenya kuri hano utamubwiye? Ninde uzi gahanga yose gahanga nini baza aho nkorera? Ntawe. Ninde wamenya ko uri ahantu wagiye uganiriza umuntu utabivuze arabwirwa n'ikuza gukamera iyo opportunity yo kurira igipanga kaza gukamera iyo gahunda yo kumenya nuko afite amakuru yahabwa n'inshuti zawe yagushyize umuntu none se tuganire ku ijambo ry'Imana. Yego. Uwangijwe na Samsoni ninde? Wayizeye sinziriza kubibero. Turambeshye yamushinjirije ku bibero kweri. Arangije ati noneho yambwije ukuri kose ko yagira gutya agashyira igice inyuma cyo kumwogosha wakamusinza agahamagara umuntu ngo arebe. None arangije ati wapfa Samusoni abantu bari inyuma akabikora akabica, ariko amubwiza ukuri ati imisatsi 7 sindakora ibi kuva navuka we sheri wanjye n'ubundi ntacyo naguhisha tuzanabyara nakana. Aravuga ijambo ati arangije ngaramusinziriza. Kumusinziriza urabyumva nyine. Ahita abwira undi ati jye kwita ko yandyamyeho ntacyo bimbwiye ngwino wogoshe. Yambwije ukuri ngahamagara ngo bari barazi twatakihaza guca ibicu, ahubwo ati nimuze noneho byakunze. Yambwije ukuri kuri mu mutima we baramwogosha yaramupfumbase arimo amusoma kwitama sheri wanjye shushu. Urumva derira mushyikiriza babisha kandi bari ngo bakora iby'urukundo. So niyo mpamvu yaremeye akora ibyo adashaka ariko kugira ngo azamubone ku bibero mu gihe asinziriye. Ariko ya mugore yari mu bikweye yari ndabyunze. Twe tuba tukiri batoya n'abakuru babyumvise. Urumva ati byo kuba ansinzira ntacyo bindeba. Ati kandi wowe uza ntiwogoshe katagusa ibyo hejuru. Haje ati wapfa Samusoni ngo yikumpumuye biranga
kumunogora amaso ntacyo bimubwiye, ibihembo arabifata. Rero one fake friend can do more damage. inshuti yawe imwe mbi yakwangiza bikomeye kurushaho inshuti zawe, 5 enemies, kurusha aho inshuti zawe abanzi bawe 5 bakwangiza. Yego, kurusha yego, mowa we more damage, we arenzaho abanzi bawe 5 kuko bo yakubakugeraho usanga ese bidakunda. Ubu ni uguhereza abo ngo bakogosha umusatsi. Rero kugira ngo ubashe kituziza zisohora utere n'intambwe, tugerageza kumenya kubana n'abantu bazima bakugeza ku ntsinzi kwiye. Izo zari intambwe 5 za mbere, magambo ya mbere wabyambere ukwiye gukora, zo zigasohora, ukagubwa neza, ukamenya ngo Yesu ni inshuti yanjye. Yenda ngiye ukarimba ko ntabwo kazora nakihorera. Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyago, akatwuzuza na se. Dore tubura amahoro. Imana iguha umugisha, umenye ngo nubwo bagenda niyo nshuti nzime gukunda. Muhabwe umugisha n'Imana, na hejo ku cyumweru. Imana ibagiriye neza, murakoze. Amen.